ikaze mukunzi wa Cobra Media TV. Twagize igitekerezo cyo kuganira n'abatumirwa buno munsi n'abasani murabireba nk'ibisanzwe. Ndakeka ibintu bigiye kuba fresh cyane kurenza ibyambere kubera ko intego yacu no kugezaho ibintu byiza kandi biryoshye kabisa. Muri kumwe na Bertrand muri studio za Cobra Media TV. Twabasuye rero twagize igitekerezo cyo kugira ngo tubagereho tumenye noneho umustar muri iki gihe abaye wate, ese impera z'umwaka zimeze zite, banaturirimbire kugira ngo tubashe gutangira umwaka tumeze neza cyane. Wowe wakoze subscribe ndagushimira, nawe utarayikora gerageza ukore subscribe kugira ngo tubane fresh, ibintu bibe fresh cyane. So no munsi rero turi kumwe na Mr. Kayuki. Yes, turi kumwe n'undi musani hano, ibintu ni fresh. Arya ngo izina ryawe ni re bro? Sunny Style. Sunny Style. Mr. Kayuki. Yes bro. Amakuru y'imisi? Ni fresh bro. Ibintu biracamo. Ni cool. Sunny Style. Muri no minsi so umusani wo mu mujyi wa Kigali abaye wate bro? Ya umusani ni Danje ibyashize by'umwaka wa 2020. Urumva byari Danje byari hatari murabizi, ariko gake gake twagiye tubikora gake Imana nayigenda ishiramo imiyaga nyine. Ni gake mbese ubambise ntakurura namwe murabizi. Ya Kayuki. Yes. Muri uno mwaka ushize se wabonye ahantu dwinga cyangwa ibintu byabaye Danje? Buriya rero bijya bajya bavuga ngo ntukihebe. Ukiri mu isi ugomba guhura na byinshi. Ya. Ntago nkangwa nibihe kuko nzi ko umugabo nyawe ni urya ibyo wavunikiye. Yes. Kandi ngewe ntabwo bafite. Nzategereza uruzaza n'uruza nzihangana ngende nk'abandi. Yeah. Biragoranye kuba muri iyi si. Noneho muri ibintu bya corona ni Danje. Ariko tubayeho kabisa uko Imana ibishaka. Hanyuma mwagize igitekerezo gute Sunny Style kugira ngo muvuge ngo reka dukore collabo cyangwa se mwijoininge mwese muririmba hip hop? Ninde ubundi wazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dukora n'indirimbo? Ya Mr. Kayuki ni umustari benshi baramuzi. Yakuranye amakurabo n'abahanzi benshi bakomeye. Nararebye avuga nti umuhanzi nakora nawe kurabo ni Mr. Kayuki. Namugira icyizere kubw'imbaraga nyinshi nabonye akoresha muri music ye, kandi akaba afite n'amagambo akomeye, imyandikire myiza cyane kabisa. Yes. Nawe nakwiye igitekerezo. Ugira igitekerezo uravuga ngo reka dukora indirimbo mwayise gute Mr. Kayuki? Iyo ndirimbo man byari byatubabaje kabisa. Twaricaye dufata time twita Yego na Oya. Yego na Oya. Ndi mu gihirahiro ndavuga tumukobwa se ko mbona yamejije ibyapa bimeze bite. Nta kintu ari kumbwira buri munsi mu mwanya wa fake. Bikarangira amfushije ubusa, bikarangira nta kintu ngezeho. Bituma tuvuga ati mama hitamo yawe Yego na Oya. Umwanzuro wawe. Indirimbo mu yayikora muyita Yego na Oya. Okay, kugira ngo noneho abakunzi ba Cobra Media TV bamenye turi kumwe n'abaririmbyi koko bakoze collabo, bafite ibikorwa byabo muri industry ya music, mutangire noneho mubibwira nk'abahanzi kugira ngo bamenye koko niba turi kumwe n'abahanzi muri studio zacu, mwinjire muri beat ya Yego na Oya. Oh yes. Ni kuri amazina yacu the big talent CSK South Mr. Kayuki umwami w'inzukelo Peaceman. So Sunny Style Peaceman. Okay, ku indirimbo tubafitiye bita Yego na Oya. No freestyle. Baby show me love. Baby talk to me. No baby talk to me. No ndifuza kumenya nimba nkunda byukuri, ndifuza kumenya urukundo rwawe, ndabona ndi hafi kujya kwa makusa kwiyahura. Baby kucyuneza amarira kukiburi musohoro utuma nicuza. Baby siweze kukuwaca mpenzi wa ngiza amahitamo yawe mpenzi wa nagufite sinabaho kubwawe mukobwa. Tell me away. Yego naho ya ndashaka igisubizo. Yego naho ya mfata icyemezo kizima. Dore ejo bibaye ejo ndategereza. Oh baby yego naho ya shu Yego naho ya hani Yego naho ya No mbwira impamvu heza mu gihirahiro, mbwira impamvu hora unshitinga be, mbwiza ukuri impamvu hora umbesha, mbwiza ukuri keshi ndara amajoro, mbwiza ukuri kumeza ibyapa yo kwanga umuntu bikumarira iki, ese kwica imitima y'abantu ese bimaze iki, mbwiza ukuri mukobwa ndi mu gihirahiro kuko urukundo ngufitiye rurenze ubukomezi bw'urupfu. No urukundo rwawe ruramboshe, uwo mbonye wese mwita wowe,
natekereza kutansubiza nkarira cyane nkahogora hobe urabizi ndagukunda cyangwa aho mbwiza ukuri nkomeze cyangwa mpindura inzira nsubiza yes mwumvise ni Mr Kayuki na Sunny Style ibintu ni fresh wowe mukunzi wa Cobra Media TV ndakeka wanyuzwe kandi wababonye kabisa impano barayifite hanyuma Kayuki ngo uzajya kwa makuza kwiyahura ariko ndabona bizagorana kabisa bizagorana tu wafashe umwanzuro wo kubivamo cyangwa uracyafite gahunda yo kwiyahura umugabo nyawe ntago ajya kwizima tu aremera agapfira na n'ubu ntaremera ko mwabijyamo fresh ku buryo utakwiyahura ntago nacika intege kabisa mpaka mpaye umwanzuro ufatika yes hanyuma Sunny Style indirimbo mwarayikoze yakiriwe gute hanze muri societe ya muri societe aho twabashije kuyigeza ni neza ibintu byagenze neza abantu barayakiriye benshi barayikunda ariko muri societe rusange ntabwo irahagera ariko mu minsi mike turizeza abaturarwanda bose ko igihangano cyacu kizabageraho neza kandi bazagikunda bazanagishima nta kibazo hanyuma Mr Kayuki nyuma ibirenze iyi collabo hari ibindi bikorwa byawe ufite muri industry ya music man ibikorwa afite ni byinshi cyane nanjye ubwanjye ubinganirijeho kabisa biranandenga kuko mfite indirimbo eshatu muri iyi minsi bose ziri hanze nakoze kandi nziza byatari hariyo nakoranye na Fireman bayita Cheers hari niyo konanye na Karufani bayituza bumbwira hari niyo bita Sero Pinyoni Mpisi yes Sero Pinyoni Mpisi ni Mr Kayuki hanyuma Sunny Style hari indirimbo hari ikindi gikorwa kiri hanze cya music kirenze kuri iyi collabo wakoranye na Kayuki ya bikorwa ni byinshi cyane birahari indirimbo ni nyinshi ndazibafitiye nyinshi cyane nyinshi ndabateguje ko icyerekezo turi kumwe tuzajyana mfite ibihangano byinshi mfite indirimbo nyinshi hari indirimbo bita isi yari ikaraze isi yanyikaragiyeho ni rap nziza cyane muzayumva buryo isi yikaraga nyine kandi namwe murabizi isi yari ikaraze kabisa isi yari ikaraze urangije uravuga atewa nanjye reka mbwira abantu ko isi ijya yikaraga isi yari ikaraze nyikaragiraho nyine ndavuga ati reka mbabwize ukuri mvuge ko isi yikaraze nabo babibone kandi yes hanyuma Kayuki yes bro urumva ibikorwa byawe byo birahari ni byinshi hanyuma muri industry ya music ni iki kintu uvuga ati ngewe iki kintu cyarangoye kugira ngo nkigereho ni ewana byansabye kwihiringa cyane ni iki kintu noneho aka kanya ufata nk'ikintu cyakugoye muri industry ya music ese ni collabo ni clip ni iki kintu cyasigaye mu mutwe wawe ikintu kigoranye kuruta ibindi bro buriya icyambere ni amafaranga iyo ufite amafaranga byose birikora yes ikintu navuga ikigoranye kuruta ibindi navuga ko ari iyo video niyo collabo kuko kugira ngo uzahure n'umuntu ukurusha ibikorwa muzakorane mwunge mukorane mushire hamwe mutere imbere akuzamure akugeze naho nawe yigejeje biragorana icyo gihe bisaba dépense n'ubushobozi bwinshi video nayo bisaba amafaranga menshi bisaba kwitegura video ziravuna biteye ubwoba ziravuna kabisa video ziravuna record yo ni bisanzwe urakora ariko ubisaba kanya ikindi kintu navuga kigoye ni ukwandika indirimbo ariko nubwo bigoranye umuntu ariyangana akabikora so ikintu kingora kuruta ibindi byose ni promotion rwose ikindi ni ubushobozi bwo kwigeza kw'ibyo bintu byose nifuza nicyo kintu kimvuna okay hanyuma Sunny Style ubundi kugira ngo uvuge ngo amahitamo yanjye arimo arinjira mu muziki ndi kubona mfite impano ubundi byaje bite kugira ngo uhite uvuga ko ugiye gukora umuziki nk'impano kabisa ugiye kubyinjiramo mu by'ukuri biragora ndakeka n'ubushobozi ntibuba bworoshye umugani wawe ngo ese yari ikaraze noneho kugira ngo wiyumvishe ko domaine yawe igiye kuba umuziki byaje bite hip hop niyo nakundiye umuziki cyane cyane kuko nka groupe Tough Gang niyo groupe ya mbere cyitegererezo mbakunda ba Tough Gang hip hop ndayigerageza mwuka nsanga ndawufite ndavuga ati ikibura ni imbaraga z'amafaranga no mu ndirimbo barana nageze abana bati nakubise hirya no hino ikofi imbere yibura ariko ibitekerezo ndabifite
imirongo nzayibaha nayikundiye Tough Gang ariko nanjye nigenzuye nsanga kwandika ndamedita nta kibazo abangwa akakanya uriyizeye ku mirongo kabisa ndayifite nyinshi cyane nyinshi abakunzi bawe n'abakunzi ba Cobra Media TV hari byinshi bateganyiriza byinshi cyane ndabizi neza bazishima bazaryoherwa n'ibihe biri imbere yes hanyuma Kaichi intumbero zawe muri industry ya music ni izihe uvuga ngo ngewe ku impamvu nakoze umuziki no kugira ngo ngeraho impamvu nakoze muzika ngiye mfite impano pe sinakoresha mfite impano ndakora muzika nkora ibintu by'ubuhanzi kugira ngo ngere kure kugira ngo ngire aho nagera kugira ngo niteze imbere yes muziki nka rimwe na rimwe ukanyibagiza ibibazo dore ko tuwumva tukanyurwa mu mutima nuvuga ngo Mr Kaichi intumbero zawe ni zo guha abanyarwanda ibintu byiza hanyuma wowe Stan Style noneho wowe intumbero zawe ni iki wumva noneho muri industry ya music kuba warabonye ko bishoboye ni kimwe ariko hari n'ahandi wifuza kugera mu by'ukuri wumva urwego rwawe wifuza kuzarugeza hagana he muri industry ya music turimo icyambere industry ya music abenshi barabizi ni ikintu kigoranye kukinjiramo ariko ibyo mpanga mu muziki naza ukoramo ni ukuririmba indirimbo mbese zirimo inyigisho indirimbo buri wese yumva akumva zimukoze ku mutima yes ikindi umuziki nkawukora nkukunze ndetse nagira naho ngera nkaba nazamura n'abandi yes mwababonye ni Stan Style turi kumwe na Mr Kaichi turi kumwe hano kuri kamera za Cobra Media TV twagize igitekerezo cyo kubasura baturirimbiye ibintu bya refresh hanyuma Stan Style tugana ku musozo indirimbo irenze korabo turirimbireho agakorasi ku ndirimbo yawe imwe tugana ku musozo kugira ngo bamenye ko ari we twari kumwe mu by'ukuri nk'umuririmbyi koko birimo ese ubundi ya ndirimbo arya ngo bayita isi yari karaze yeze turirimbira agakorasi cyangwa se akavase kamwe kuri iyo ndirimbo yes ndahari natwe sitwe mani twisanze aha ngaha nagatoka iminsi katugiza barara twirirwa dutarasa amajoro yose twandika mitima yuzuye amaganya maso yuzuye amarira ibyo kwisi ntibibura turacapurisha tugatarasa tukenyegeza muri zangaga byaducande dushaka amaramuko nkagaca mu nkoko huruvisazi njangwa ibaba gusa turareba ntitubona bagezeyo banyuze he bakoze iki igihe niki tukiyambura izinshwa bari tukambara impuzi ntare benshi bazumva umuhindo bahurure muhumure sanistire nagarutse kanga sindyana nshaka inzira yanyikarakiye uraryana yes hanyuma Mr Kaichi yes hanyuma ku ndirimbo yawe ya Fireman turirimbireho verse imwe chorus ya korabo yawe na Fireman turirimbireho chorus imwe bakubitiraho chorus imwe bakubitiraho n'akandi gatero kamwe oya chorus imwe hanyuma kuyufitanye na Karufani naho turirimbire chorus tugana ku musozo okay gusangira bizaba kwirekura gusangira kamwe nukuri ndumva nacyo bitwaye cheers cheers chuti cheers chuti no yes iyo ni chorus y'indirimbo ufitanye na Fireman yes hanyuma twagiye twihuta kuri noneho korabo ufitanye na Karufani chorus igitero chorus urukuna mama rutumye ngira ubukene bambe butumye usigaye ibintu ntibishakwa genda uzabumbwira yo mama yo mama yo genda uzabumbwira hey please man yes mwababonye abasore bacu bafite impano kabisa genda uzabumubwira natwe reka tuzabe tubabwira hanyuma umuntu ushaka ibihangano byawe none habibona ate yajya kuri YouTube channel yanjye amazina ni Stan Style Stan Style style y'abasani ibyo jambo ndabizi buri wese
ushobora kuryandika. Yes. Sani ni ijambo risanzwe, style nabyo ni ijambo risanzwe. Facebook ukoresha? YouTube channel. Yeah. Kuri Facebook ni Sani Style n'ubundi. Yes. Kuko niryo zina ry'umuziki. Hanyuma Mr. Kayus. Yes. Umuntu ushaka none ibikorwa byawe nawe ukoresha YouTube channel. Okay. Ibikorwa byanjye wabisanga ahantu henshi. Ku Facebook, ku YouTube, Instagram. So hari na management bamwe na bamwe ngiye mfite ba supportinga bagafata ibihangano byanjye bakabigeza kure. Yeah. Nijya zina risanzwe Mr. Kayus umwami w'inzuki. Yeah. Yes. Hanyuma tugana ku musozo Stan Style noneho ni iki wasaba abakunzi ba Cobra Media TV n'abakunzi bawe muri rusange? Ikintu cya mbere nabasaba nkuko mbakunda muri rusange, nanjye nuko nkunda. Bakankunda, iyo ukunze umuntu mukundana n'ibyo byose, nkuko nanjye nkunda u Rwanda rwose. Bakankunda, bakumva ibihangano byanjye, bakanshigikira. Nicyo kintu nabasaba. Mr. Kayus. Yes. Ni iki noneho usaba abafanizi bawe, abakunzi ba Cobra Media TV n'abakunzi ba Mr. Kayus muri rusange? Okay, ndifuza abanyakubahwa ko twagera amakure tugafashanya tugatezanya imbere. Yes. Rwose ndi hasi. Ndabona ko murenze rwose. Hari icyo mundusha. Mutwiteho mudufashe kuzamuka. Yes. Natwe turi mu mbaraga zacu. Tubishobozwa n'Imana. Tutera imbere kabisa. Abafanizi banjye ndabiteguye kabisa. Dukore cheers biryoha bisangiwe. Tugerane kure kabisa. Mu nkurikirane nanjye mbakurikirane. Ko byagenda kose tuzahurire ku ntebe y'ubwami dukore cheers tuzasangire n'akantu. Yes. Icyo yifuza Mr. Kayus nuko mwazatambukana ku matapi y'umutuku mugani ya ndirimbo. Yes, nanjye icyo nifuza nuko mukomeza gukurikira ibikorwa bya Cobra Media TV, mukakora subscribe, share ama comment kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma wowe mukunzi wa Cobra Media TV twari kumwe, turagushimira cyane, tunashimira nawe twari kumwe. Hanyuma Mr. Sani Style. Mr. Sani Style. Turagushimiye. Murakoze. Tunakwifuriza umwaka mushamuheri. Namwe ndabashimiye cyane igitekerezo mwagize. Sani Style, Mr. Kayus. Nawe turagushimira. Asante sana. Cheers. Iryoha bisangiwe cyane ko nagihuza abantu nk'agasembuye. Imisi yo kubaha ikicuma byose ni bimwe icupa ikirahure n'agacuma. Batwita banywe isi dutinya kubi gusa nituri babi niyo mpamvu twica amatwi badushinja inkumi kesi zone nyinshi homi ariko usanga tuvuga ubadin me no respect me my friend. Cheers my friend. Tuko pamoja. Ndabakunda cyane murakoze Imana ibahe umugisha. Bon chance. Ndabashimiye cyane rero abatumirwa twari kumwe mwababonye kandi ndakeka mwanyuzwe. Wowe mukunzi wa Cobra Media TV naho ubutaha kora subscribe, share na comment, muzaba mudushigikiye cyane kandi turabakunda sana.